Abantu benshi cyane ku isi iyo baryamye bararota, yewe bakarota inzozi zigiye zitandukanye. Ese wowe reka nkwibarize, wigeze kuba warota uri kurwana ugakubita umuntu ukamwangiriza bikarangira ubona bagiye kugufunga? Ese nimba warabirose wabonye bimeze bite? Nyuma yo gukanguka wifashe gute, cyangwa se amarangamutima wari ufite icyo gihe ukimara gukanguka yari ayahe? Ese koko byabayeho warabirose cyangwa ntabwo wabirose? Nimba utarabirose hari mugenzi wawe wabashije kuba yabirota. Uyu munsi niyo nzozi tugiye kuba twaganiraho akantu ku kandi, cyangwa tugiye kumenya ikiba cyihishe inyuma iyo kurota urwana ugakomeretsa umuntu bikarangira ubona bagiye kugufunga. Iyi ni Dream Zone TV yayindi bagezaho ubusobanuro bw'inzozi bwose uko bwakabaye. Mbere yuko ntangira ndakubwira ngo kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Kandi nimba wakunze inkuru yacu uyisangize bagenzi bawe nabo babashe kuba bamenya ibyiza bibera kandi wavana ubusobanuro bwimbitse nk'ubu ngubu. Nk'abantu hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bikagira icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo, ariko nyamara inzozi zishobora kuba ubutumwa, icyerekezo, gukangura ubwenge bw'umutima, cyangwa se imbibi z'ubuhanuzi. Niba warigeze kurota ibintu bikagutera ubwoba cyangwa se bikagutera kwibaza, jya hepfo muri comment unyandikire umbwire uko inzozi zawe zagenze, nanjye mbigufashemo natinze cyane, umenye akantu ku kandi cyangwa se umenye icyo bisobanuye ku buzima bwawe. Hello, what's poppin' Kigali, it's your boy Hatari Aizo. Umwe bakubwiye umwe bavuze mumvikana hirya nino, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Comedy number 1, comedy wagwan, comedy Starboy, comedy CEO, comedy nyirabyo. Je suis General with Kigali, comedy Aizo in the place on my bimeze bite bantu banje, ndabakunda cyane mwese aho muherereye cyane. Reka ntangire mbahereza ikaze mwebwe mwese muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali ariwo natwe duherereyemo. Mumeze mute? Ntago nakirengagiza abari bwota amasimbi abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese aho muri muhawe ikaze, dore ko dufite amakuru ko mudukurikira kandi ni byiza cyane, turabikunda sana. Rero uyu munsi n'ubundi ndigarukiye ngo tugire ibyo tuganiraho. Okay, rero mwese nyuma yo kubahereza ikaze mitambabwira ngo ubu ngubu turaje kabisa kuvuga indi nzozi umukunzi wacu yatubwiye ko yabashije kuba yarota. Ese wowe wigeze kuryama then urota urimo kurwana, umaze kurwana ubona bagiye kugufunga? Nimba warabirose humura, naje ngo tubiganireho, naje ngo turebe icyo bivuze cyangwa se icyo bisobanuye ku buzima bwacu. Ntabwo nza kuba natinda cyane, reka ntangire nkubwira uko izi nzozi ziba zishatse kuba zavuga. Kurota urwana cyangwa se ukubita umuntu, ngo iyo urota urwana cyangwa ukubita umuntu bishobora kuba ishusho y'amakimbirane uri kunyuramo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bishobora kwerekana ko wifitemo stress, uburakari butarasohoka, cyangwa wumva hari ikintu cyangwa se umuntu wifuza kwitwaraho uko bikwiye. Ushobora no kwerekana ko cyangwa se bishobora kwerekana ko hari impaka cyangwa se ibibazo biri imbere yawe, ariko ukaba utarabona uko ubivugaho cyangwa se uko wabivugaho. Nkuko mwabimenyereye n'ubundi hano dusobanura akantu ku kandi, buri kantu kose, buri ngingo yose ibiri mu nzozi warose tuyivugaho. Rero reka nihute nkomeze nkubwire, ariko ikiza nuko babanza ugakora subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ntihakajye hagira ikiganiro na kimwe kigucika. Rero twakomeje kubona bagiye kugufunga. Ngo iyo ubonye bagiye kugufunga nyuma y'iyo mirwano, bishobora kuvuga ubwoba bwo guhanwa cyangwa se ko ufite ubwoba bwo kuba wahanwa. Wenda hari ikintu wigeze gukora cyangwa se uteganya gukora, ariko ukumva gishobora kukugiraho ingaruka mbi. Bishobora kandi kwerekana ikimwaro cyangwa se impungenge ufitanye n'abantu, n'amategeko cyangwa se n'Imana. Hano kuri Geto Challenge twebwe tuba dufite n'utuntu twiza cyane. Nk'ubu iyo tuvuze inzozi tuvuga n'inyigisho cyangwa se isomo umuntu abakuyemo. Muri inzozi yo kurota urwana, reka tumenyere hamwe isomo ryaba ririmo cyangwa isomo dukuyemo. Ngo iyi nzozi irakwigisha ko ushobora kuba ukeneye kwitekerezaho, kwiyunga n'amarangamutima yawe.
no kuganira ku bibazo waba ufite mbere y'uko bikuremerera. Bishobora kwerekana ko hari ibikurimo bisaba guhugukira, guhosha amakimbirane, kwiga kwihangana no gucunga neza umujinya n'impinduka mu buzima bwawe. Iyo ni isomo tuvanye cyangwa se twabonye riri muri izi nzozi. Rero nk'umuntu udukurikira cyangwa se umuntu ukunda Gato Challenge, nawe rwose hano haba hari ubutumwa tuba tugomba kumugenera nk'umuntu wadukurikiye cyane, ngo niba warigeze kurota ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se n'ibisa nabyo, ni ngombwa gutekereza ku bibazo uri kunyuramo. Si inzozi mbi, ahubwo ni ubutumwa bwagufasha kwimenya no gushaka ituze mu buzima bwawe. Hari n'ukuntu ujya urota ugakanguka ufite ubwoba bwinshi cyane. Rero ngo ibi nabyo bifite ibisobanuro bitandukanye, ngo yewe bitewe n'ubuzima uri kunyuramo cyangwa se n'imyizerere. Dore ubusobanuro buhuriweho: uburyo bw'imitekerereze cyangwa se psychology mu ndimi z'amahanga. Guhangayika ngo ushobora kuba ufite ibintu bikurimo mu buzima bwa buri munsi, nk'umunaniro, amafaranga, akazi cyangwa se ubuzima bwawe bwo muri rusange. Ibyo biri mu bintu bituma umuntu abasha kuba yakanguka afite ubwoba bukomeye cyane. Kabiri, ihangayiko ry'ibitekerezo, mu ndimi z'amahanga stress nazo ziri mu bintu byatera icyo kibazo. Ngo niba uhangayitse cyane cyangwa se ufite ibintu byinshi wibaza cyangwa wumva bitagenda neza, bishobora no kukwinjira mu nzozi bikagutera ubwoba, ibyo utavuga. Hari igihe umuntu agira ibikomere byinshi cyane cyangwa se amarangamutima amubangamiye, ngo ariko atabivugaho, bikajya byigaragariza mu nzozi. Indi ngingo, mu buryo bw'imyemerere, mu ndimi z'amahanga spiritual. Mu myemerere ya benshi, gukanguka ufite ubwoba bwinshi cyane bishobora kuba ubutumwa bw'uko hari ikintu kibi ushobora guhura nacyo, cyangwa se igisaba gusenga, ikintu kigusaba kuba wasenga cyane no kwitonda ibihe uri gucamo cyangwa se kwitondera ibihe uri gucamo. Ikindi, abadayimoni cyangwa se imyuka mibi. Abantu bamwe na bamwe bemera ko iyo wumvise ubwoba bwinshi cyane nyuma yo kurota inzozi, waba wagabweho igitero cy'imyuka mibi, cyane cyane iyo wumvaga uremerewe cyane udashobora kwirwanaho mu nzozi. Ese nimba buri gihe iyo uri kurota bigenda gutya, ni iki twakora cyangwa se ni iki cyakorwa? Reka turebe icyakorwa. Niba bikubaho kenshi, gerageza kuruhuka bihagije, unasenge cyangwa se usabe ubufasha bw'umujyanama w'indwara zo mu mutwe, cyangwa se wegere abapsychologiste bagufashe kukuganiriza, cyangwa se abapasiteri, shehe, bitewe n'imyizerere yawe. Abo bazagufasha kuba wagaruka mu murongo muzima w'umuntu nyamuntu. Ariko se izi nzozi dusobanura ko ari zagiye zinonosorwa cyangwa se zandikwa n'abahanga bagiye batandukanye, iyobokamana ryo bivugaho iki? Reka turebere hamwe iyi nzozi yo kurota urwana ugakomeretsa umuntu bikarangira bagiye kugufunga. Ese mu iyobokamana aho bishatse kuba byavuga iki? Gusa icyo wamenye cyo nuko izi nzozi zose ziba zifite aho zihuriye cyangwa se ari zimwe. Mu yandi magambo, haba iz'abahanga banditse ndetse n'izivugwa mu iyobokamana cyangwa se uko zisobanurwa mu iyobokamana. Urota urwana cyangwa se ukubita umuntu mu buryo bw'iyobokamana bishobora kuba byasobanura intambara yo mu mwuka. Bibiliya igaragaza ko ubuzima bw'umukristo urimo kurwana n'abadayimoni, ibishuko n'ibigeragezo. Ushaka kumenya amakuru yisumbuye kuri byo, soma Abefeso 6:12, urabisangamo. Ngo iyo urota urwana bishobora kuba ishusho y'intambara uri guhangana nayo mu buzima bw'umwuka. Ngo wenda uri kurwana n'ibishuko, ibitekerezo bibi cyangwa se ibibazo by'ubuzima bikeneye amasengesho n'umwuka wo kwiyiriza. Gukubita umuntu bishobora kuba ishusho y'uko hari icyaha cyangwa se imbaraga mbi uri gutsinda. Bishobora gusobanura ko hari urugamba uri gutsinda mu izina rya Yesu. Indi ngingo, ubona bagiye kugufunga. Mu myumvire y'iyobokamana, gufunga bishobora gusobanura ubuhamya bw'ibyo wakoze. Wenda hari icyaha, igicumuro cyangwa se ikosa bigeze gukora, kikaba gitera ikimwaro cyangwa se ubwoba bwo guhanwa n'Imana. Bishobora kandi kwerekana uburwayi bwo mu mutima, nko kwifungirana mu bwigunge, kutisobanukirwa cyangwa kumva ko Imana yakuretse
nubwo atari ko bimeze. Isomo dukuramo, isomo ry'iyobokamana muri izi nzozi. Imana ishobora kuba ikwereka ko ufite urugamba rwo kurwana, ariko igisubizo kiri mu kuyegera no kuyiringira. Bibiliya igira iti, nimugume mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu bitwoshya. Matayo 26 kugeza kuri 41 harisobanura ngo iyo urota inzozi nk'izi ni igihe cyo gusenga cyane no kwihana, ubundi ukegereza Imana kurushaho, bikakomeza kugenda neza cyane. Rero urumva n'ubundi birahura n'ibyo twabanje kuba twasoma hariya imbere. Rero turi kugenda tugana ku musozo bakunzi bacu, yari Aizo wanyu wa mujene wanyu kabisa mukunda cyane, kandi namwe nzi neza ko munkunda, ariko rero ni iby'agaciro kuba tugeze kuri uyu munota twari tukiri kumwe, cyangwa se wari ukomeje kuba watega amatwi izi nzozi zacu tuba twagwitiyemo kuri uyu munsi wa none. Ni byiza cyane rero, icyiza ni uko wanakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, dore ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Buri munsi muba mugenewe ikiganiro. Turabakunda cyane bakunzi bacu ba Keto Challenge TV. Rero nawe wifuje cyangwa se wifuza kuba wadusangiza inkuru yawe ugira ngo tube twayivugaho cyangwa twayisobanura, nta handi ujya muri comment ukatwandikira, cyangwa se wakumva ushaka kugira privé, hari nimero dushyira muri description yacu kugira ngo umuntu abashe kuba yaduhamagara atubwire uko abyumva. Yes, wadutera inkunga iyo ari yose iremewe cyane. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane.